Yitwa ari igicumbi cy'amashengesho n'abantu b'Imana. yego. Twebwe twizera Imana. Iyo hari ikibazo turagisengera tukizera Imana kuko Imana iba yadusezeraniye yuko izadusubiza. Buryo usomye Bibiliya wasanga amasezerano y'Imana menshi. Buryo cyabaye ikintu kiguma. Ukwizera yuko iki Imana yakubwiye izakigukorera. Imana yarabidukoreye rero koko. Nubwo ubonaga biteye impungenge ariko ntabwo byigeze. Nijoro cyane mu gicuku, amasaha ashyira saa 2 saa 3 z'ijoro, ariko umujyi wa Bienvenue wari wakubise wuzuye. Ubwo imodoka ya Urayeneza Gerard yahageraga yahasanze abaturage buzuye ndetse yabuze n'aho inyura, aremera arahagarara kugira ngo arebe ibyishimo byuzuye abaturage b'Igitwe, ibyishimo bafite yuko arekuwe. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibyishimo byaranze abaturage b'Igitwe hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2022 mu isaha ya saa 8 z'amanywa, nibwo ibinyamakuru bitandukanye byatangiye gucicikanya inkuru ivuga ngo umuyobozi wa kaminuza ya Gitwe Urayeneza Gerard yarekuwe. Yagizwe umwere ku gihe.com, bwiza.com, umuseke.com ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye nibyo byatangaje izi nkuru, ndetse bavuga yuko n'abari barakatiwe barafungiwe kimwe bashinjwa ibyaha bijya gusa n'ubundi bakomoka muri uyu mujyi wa Bienvenue ahitwa Igitwe mu murenge wa Bweramana, nabo barekuwe bagizwe abere. Nyuma y'uko iyo nkuru igera Igitwe, abaturage bananiwe kwiyumanganya. Guhera izo saha mu mujyi wa Gitwe hari harimo guserebura gusa. Ku manywa y'ihangu abaturage byabananiye kwiyumanganya, ariko bategereza bafite amatsiko imodoka ya Urayeneza Gerard igihe iza kuhagerera. Bari bari mu mujyi neza rwagati muri Bienvenue, bayitegereje ngo baze kumuramutsa, bamwereke ibyishimo bamufitiye ndetse bamwereke ubwuzu bamufitiye. Bari abana, urubyiruko, abasore, abakecuru n'abasaza. Uburiri babwirengagije, ibitotsi barabyigomwa. Saa 3 z'ijoro nibwo imodoka yahageze, hanyuma baraserebura karahava. Inzego z'umutekano zahabaye, ariko baravuga bati ibyishimo ni ngombwa ariko musibe kugira ikintu mwangiza. Ubundi abaturage barishima karahava. Iyi nkuru yakira mu munezero, ndetse abaturage benshi bishimye cyane koko. Bega ibyishimo! Umusaza wacu, umusaza wacu, umusaza wacu, niyo magambo yagumaga kugaruka mu matwi y'abaturage bari bari aho. Ikindi, iyo Mana dusenga irakomeye. Ni indirimbo yaririmbwe kuva saa 8 z'amanywa kugeza ijoro ryose. Imana dusenga irakomeye. Hari ijambo kandi ryongeye kugaruka umusaza yavuze ubwo TV10 yamusuraga bagakorana interview. Yaravuze ati iyo ibibazo bije twebwe turasenga tukabyereka Imana, hanyuma tugategereza igisubizo cy'Imana. Igitwe yahoze ari igicumbi cy'amasengesho Abadiventiste umunsi wa 7. Kugeza uyu munsi nabwo nuko bikiri. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka. Niyo ndirimbo yaririmbwe cyane. Ngayo nguko ibyishimo ni byose, kandi nawe wakwishima koko. Umuntu washinze kaminuza ya Gitwe, umuntu wubatse ibitaro bya Gitwe, mbese imibereho y'Igitwe niwe ishingiyeho cyane cyane. Mbese ni intwari y'Igitwe, n'ibyishimo bitavugwa. Reka nkwibutse gukora subscribe. Ni The Maximum TV Rwanda. Ciao ciao.